Yes, ndagusuje kandi nkwifurije kugira ibihe byiza wowe ukunda ibiganiro bya Iris Rwanda TV, twizere ko umeze neza. Muri aka kanya rero tukuzaniye amakuru agezweho arimo avugwa hirya no hino hano mu Rwanda, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu gihugu cy'u Burundi. Aya makuru tugiye guhera hano mu Rwanda, CG Retired Gasana Emmanuel yakatiwe gufungwa imyaka 3 n'amezi 6. Ni mu gihe cyo kandi turaza kwerekeza no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 hari icyo imaze gutangaza ku rugamba, dore ko ngo FARDC ibyo ikora byose ngo itazatsinda M23, kuko ngo M23 yahinduye umuvuno. Ibyo byose nibyo turaza kukubwira ku buryo burambuye, ariko kandi n'andi makuru agiye atandukanye by'umwihariko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo turaza kuyakubwira ku buryo burambuye. Wibutse ko iyi ari Iris TV Rwanda, usabwa gukoraho subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi mu biganiro dutambutsa bya buri munsi. Kora subscribe rero ukande like kugira ngo ujye ubasha kwakira amamenyesha mu gihe cyose dushyizeho inkuru. Ikaze ku buryo burambuye muri aya makuru tugiye guhera kuri iyi nkuru ivuga ko CG Retired Gasana Emmanuel yakatiwe gufungwa imyaka 3 n'amezi 6. Urukiko rwisumbuye rwa Nyagatare rwakatiye CG Retired Gasana Emmanuel gufungwa imyaka 3 n'amezi 6 n'ihazabu ya miliyoni 36 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni nyuma yo kumuhamya icyaha cyo gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite. Icyemezo cy'urukiko cyasomwe kuri uyu wa kane tariki ya 11 Mata muri 2024 ku cyaha cyo kwakira indonke. CG Retired Gasana Emmanuel akaba yagizwe umwere. Urukiko rwatangaje ko uyu mugabo wabaye guverineri w'intara y'Iburasirazuba yari yakatiwe imyaka 7 n'ihazabu y'amafaranga miliyoni 144 z'amafaranga y'u Rwanda, ariko kubera impapuro za muganga zigaragaza ko afite uburwayi burimo umuvuduko w'amaraso, byatumye igihano yari yahawe kigabanywa nyine. Ikindi urukiko rwavuzeho ni ikijyanye n'indishyi izasabwe na Karinganire zingana n'ibihumbi 365 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika z'igihombo yatewe no gukoresha amafaranga yari yahawe n'abaturage b'Ikarenge mu gucukura amazi mu isambu ya Gasana. Uyu mugabo yari yasabye kandi miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda nk'indishyi y'akababaro na miliyoni 5 nk'igihembo cya avoka. Urukiko rwemeje ko ibi byose nta shingiro bifite. Muri Werurwe 2024 nibwo ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwasabye urukiko rwisumbuye rwa Nyagatare guhamya CG Retired Gasana Emmanuel ibyaha akurikiranyweho, rukamuhanisha igihano cy'igifungo cy'imyaka 10 n'ihazabu y'amafaranga miliyoni 144 z'amafaranga y'u Rwanda. CG Retired Gasana Emmanuel yatawe muri yombi kuwa 26 Ukwakira 2023, afungiwe muri gereza ya Nyarugenge iherereye i Mageragere. Ibyaha akurikiranyweho ubushinjacyaha bwagaragaje ko bikomoka ku mikoranire na rwiyemezamirimo Karinganire Eric wari ufite isoko ryo kugeza amazi mu mirima yo mu duce dutandukanye mu Burasirazuba. Ngo muri Gicurasi 2022 rwiyemezamirimo yari amaze kuyageza mu mirenge ya Gahengeri na Karenge i Rwamagana. Ngo ageze muri Karenge yahuye n'ikibazo, abura umuriro uhagije yagombaga gukoresha ku mashini, ku buryo hamwe wari muke ahandi ntawo uhari. Icyo gihe ngo yarebye Gasana amuganiriza uwo mushinga n'imbogamizi afite, undi amubwira ko azamufasha. Kwa 25 Gicurasi 2022 Gasana ngo ari kumwe n'abayobozi b'uturere n'ab'inzego z'umutekano basuye uwo mushinga barawushima. Nyuma y'iminsi 3 Karinganire yandikiye Gasana amusaba randevu kugira ngo amuganirize imbogamizi ziri mu mushinga, bityo amukorere n'ubuvugizi. Icyo gihe bahuriye kuri hoteli i Nyagatare baraganira. Gasana amubwira ko afite umurima uri mu murenge wa Katabagemu mu mudugudu wa Rebero, amusaba ko yamupimira niba munsi y'ubutaka harimo amazi. Karinganire yagiye gupima ya sambu ya Gasana asanga harimo amazi. Gasana ngo yamusabye ko yamufasha ayo mazi akazamurwa akajya akoreshwa mu kuhira mu murima wa Makadamiya, bityo akazabiheraho amukorera ubuvugizi ashaka. Icyo gihe Karinganire yakoresheje amafaranga yari yahawe n'imisanzu y'abaturage b'i Rwamagana bashakaga ko abagereza amazi mu mirima.
Tariki ya 4 Nyakanga 2022 amazi yari yamaze kugera mu isambu ya Gasana Emmanuel mu bikorwa ubushinjacyaha bwavuze ko byari bifite agaciro ka miliyoni 48 z'amafaranga y'u Rwanda. Nyuma Gasana yatangiye gukorera Karinganire ubuvugizi, abwira ba meya barimo uwa Rwamagana na Gatsibo kuzashaka uyu mugabo ngo baganire kugira ngo abasobanurire umushinga we. Yanahuje Karinganire n'abayobozi ba koperative ya Ntende ihinga umuceri kugira ngo abashe kubona amazi, by'umwihariko kuko ubuhinzi bw'umuceri bukenera amazi menshi. Nyuma ngo Gasana yaje gusa nk'uwikanga ko ibyo yakoze bishobora kuzamo ikibazo, ahagarika rwiyemezamirimo na bimwe mu bikoresho byari byashyizwe mu murima we arabihagarika. Ibimenyetso byagaragajwe mu rukiko ngo ni uko RIB ubwayo yageze mu isambu ya Gasana tariki ya 27 Ukwakira 2023, isanga hari pompe zicomekwaho imipira ijyana amazi mu murima n'umuriro w'amashanyarazi wifashishwaga kugira ngo izo mashini zikore. Ikindi ni amashusho n'amafoto agaragaza ko hari imirimo yakorewe muri iyo sambu, aho Karinganire yagiye ayasangiza Gasana amwereka aho ibikorwa bigeze. Mu iburana rya Gasana yemeye ko yahuye na Karinganire kuri hoteli i Nyagatare, ko rwiyemezamirimo yapimye amazi akayazamura no mu murima we. Yemera ko ibyo byose yakorewe nta mafaranga yigeze yishyura, ariko akagaragaza ko byakozwe ku nyungu z'abaturage bagombaga kugezwaho amazi. Yabwiye urukiko ko yahagaritse Karinganire kuko yari amaze kumenya amakuru ko hari abantu uwo rwiyemezamirimo yambuye ababeshya kubaha amazi ariko ntabikore, akabambura arenga miliyoni 300 z'amafaranga y'u Rwanda. Kuri ubu Karinganire arafunzwe kubera kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, nubwo yatanze amakuru ku mikorere y'ibyaha Gasana Emmanuel aregwa. Gasana kandi yagaragaje ko ubuhamya bwa Karinganire burimo ibinyoma, ngo kuko yashakaga kumwihimuraho nyuma y'uko bamuhagaritse gukora ndetse bakanamufunga kubera uburiganya. Yavuze ko ibyo yakoze byo gukorera ubuvugizi Karinganire Eric byari mu nshingano ze, kuko mu mikorere n'inshingano z'intara harimo guhuza inzego za leta, gukora ubuvugizi, gutanga ubujyanama no kubungabunga umutekano, bityo ko atari kubisabira ikiguzi. Hari impamvu yagizwe umwere ku cyaha cyo kwakira indonke. Benshi baribaza bati kubera iki yagizwe umwere? Urukiko rwavuze ko rushingiye ku bimenyetso byatanzwe n'ubushinjacyaha by'uko Karinganire yacukuye amazi mu isambu ya Retired CG Gasana Emmanuel kuva tariki ya 4 Kamena 2022, ndetse akanerekana ko ibikorwa yakoze akoresheje amafoto, amashusho n'ibindi byinshi bitakwitwa indonke yatangaga, kuko yatangiye gukorerwa ubuvugizi mbere yaho ubwo Gasana yamusuraga i Karenge ari kumwe n'abandi bayobozi tariki ya 26 Gicurasi 2022. Urukiko rwavuze ko kandi tariki ya 30 Gicurasi Retired Gasana yakoresheje inama abayobozi b'uturere 7 abasaba gushishikariza abaturage kugana umushinga wa Karinganire nk'umwe mu bo yafashaga nyine by'umwihariko, ariko kandi bakavuga ko uyu Karinganire nyine yagombaga gufasha abaturage kubona amazi byihuse. Indi mpamvu yashingiweho agirwa umwere ni uko ubwo Karinganire yasangaga Gasana Emmanuel kuri Epic Hotel batabonanye bonyine, kuko yari ari kumwe na Colonel Musumbuko. Urukiko rugasanga atari ari kumusaba indonke, ari kumwe n'undi muntu, kuko ibyo baganiriye nawe yabyumvishe byose. Urukiko kandi rwavuze ko kandi ibihumbi 50 by'amafaranga y'u Rwanda Gasana Emmanuel yahaye Karinganire ngo babonanaga atari ruswa yamuhaga, ahubwo ko yari amafaranga yo kumuyagira, kuko Karinganire yari yapfushije umwe mu bo mu muryango we. Urukiko rwemeje ko Gasana Emmanuel ari umwere ku cyaha cyo kwakira indonke, ngo kuko ibimenyetso byose byatanzwe n'ubushinjacyaha nta shingiro bifite. Ni byinshi ushobora kumenya, gusa nyine dusoza kuri iyi nkuru ni uko urukiko rwavuze ko CG Gasana Emmanuel rumuhanishije nyine igifungo cy'imyaka 3 n'amezi 6 ndetse n'ihazabu ya miliyoni 36 z'amafaranga y'u Rwanda.
Reka aya makuru tuyasoreze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho M23 yatangaje ko ikomeje urugamba ndetse ko ngo ititeguye guhagarara. Ni nyuma y'uko imiryango mpuzamahanga yari yatangiye kongera kubwira M23 kureka imirwano, ariko binyuze mu itangazo M23 yashyize hanze kuri uyu wa 11 z'ukwa kane, igaragaza ko FARDC ikomeje kugaba ibitero ku basivili. Ibi ngibi byanatumye yongera gushimangira ko igihe icyo ari cyo cyose FARDC iri kugaba ibitero ku basivili ngo idateze gucika intege. M23 yakomeje ivuga ko yiteguye kurwanirira abaturage, by'umwihariko kurinda umutekano wabo, ngo bityo ngo FARDC n'ubuyobozi bwa Kinshasa ngo ntacyo buzakora kuri aba baturage mu gihe M23 izaba igihari, ndetse kandi ngo ifite imbaraga zidasanzwe. Kuri bo ngo babona guhagarara atari ibyo bateganya vuba, kubera ko ngo FARDC ikomeje kubakorera ibyamfura mbi, ibyo bita iyica rubozo. Reka ngushimire cyane kubera ko ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Ni Iris Rwanda TV, kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku